murakaza neza ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ugire ubasha kubona notification. Abraham agiye gusenga afite n'abahungu n'abandi bamukomotse kuva gatatu kane. Soma twumve. Kuva gatatu kane. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba Mose. Ngo guki? Uwiteka abonye yuko Mose atambikishwa no kubireba. Hanyuma bigenda bita. Imana imuhamagara hagati muri icyo gihe iti Mose, Mose. Imana itanyuze n'umugaragu wayo. Iramubwira iti Mose, Mose. Areta bati Karame. Karame. Hanyuma Imana iramubwira iti. Imana iramubwira iti wikwegera hano. uretse kwegera urusengero rw'Imana. Ukandi kwetura inkweto mu birenge byawe. Kuramo inkweto mu birenge byawe. Kuko uhagaze warahera. Izi nkweto ku buri bw'umugabo wazijyanayo. Niyo waba wasinze yagucakiye. Hari umugabo wajyana yasinze akajya kubura n'izi nkweto mwabagore mujya mubona abagabagize. Ndeswama. Ariko baratuvuga ngo izo nkweto tuvuga nizo ku mutima. Nizo ku mutima. Wa mudamu ucuruza isamaki. Ufashe isamaki ugashyiramo ubunyobwa, iyi nkweto wayikozamo ukayimirika ajya ku mutima. Murashaka iki? Icyo shaka tubahe yawe. Murakaza neza ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ugire ubasha kubona notification. Imana ishimwe uruko ibiganza by'abanyantege nke birambuye bisaba. Imana ishimwe uruko uruhanga rw'abihaye Imana bunamye bayisenga. Imana kandi ishimwe uruko ibyifuzo by'abatagatifu byubakiye ku mategeko y'Imana. Ndahamya ko nta yindi Imana ikwiye gusengwa no gusingizwa usibye Allah. Ari nako mpamya ko Muhammad ari umugaragu we akaba n'intumwa ye. Mana nyagasani muhundagazeho amahoro, imigisha we nabo mu rugo rwe n'abasangirangendo be na buri wese uzakurikira inzira ye kuzageza ku munsi w'ingororano. Allah muri surati Al-Imran sura ya 3 murongo w'ijana 2 aravuga ati yemwe abemeye nimugandukire Allah uko bikwiye kandi ntimuzapfe mutari abayisilamu nyakuri. Bayisilamu, igihugu cyanyu kabone niyo mwaba mutagituyemo musabwa kugikunda nk'uko umuryango wawe iyo uwuri kure utari kumwe nawo aho wagiye guhaha bisaba yuko wohereza ku migisha wagize. Kuri baraka Allah yaguhaye uri hanze wagiye gushakisha ubuzima, shakisha ubuzima mu biri harari, mu biziruye, ushakira ubuzima mu bigufitiye umumaro. Ariko nanone uramenye wirinde kuba muri babandi bari hanze y'igihugu cyabo ariko ugasanga bari mu mitwe irwanya igihugu, ugasanga bari mu mitwe yoreka igihugu cyababyaye. Aha rero ubutumwa bwacu bw'uyu munsi buravuga buti even if your country is a neighbor is dear to you. Nubwo waba uri mahanga
utari mu gihugu cyawe, igihugu cyawe izijyanye icy'agaciro kirahenze. Niyo haba hari impamvu yatumye usohoka igihugu cyawe cyangwa se utaba mu gihugu cyawe, always, igihe cyose, think that your country is dear to you. Aho waba uri hose, igihe icyo ari cyo cyose, menya ko igihugu cyawe ni icy'agaciro kuri wowe, kirahenze. Bayisilamu, mumenye neza ko gutuza, kugira ituze, ari imwe mu nema za Allah zihambaye. Bityo guharanira ituze ry'igihugu cyawe nibyo biruta byose. Bagaragu Uwiteka, mumenye neza ko gutuza mu gihugu ari umwe mu migisha ikomeye y'Imana, ikaba ari imigisha y'agaciro, kandi ntabwo uwo mugisha wituze mu gihugu cyawe ushobora kuguranwa amafaranga, nta nubwo ushobora kuguranwa ubuzima. Aha ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko umutekano w'igihugu cyawe ntabwo ushobora kuwugurana abantu baguha amafaranga ngo ugende witurikirizeho ibisasu. Nta nubwo ushobora kuwugurana amafaranga kugira ngo usenye uwo mutekano wawe. Oya, rinda igihugu cyawe, urinde umutekano wacyo, urinde ituze ryacyo, kubera yuko iyo ari inema y'Imana mu nema zikomeye cyane. Nushaka kumenya umuntu, jya umureba uburyo akunda igihugu cye. Nushaka no kumenya umuntu, jya umurebera mu buryo abaniye abavandimwe be, urukundo afitiye abavandimwe be, urukundo afitiye umuryango we. Khutba yacu uyu munsi iri kuganira kuri patriotisme. Patriotisme ni ugukunda igihugu, ukagikunda kugeza ubwo niyo bisabwe ko utanga ubuzima bwawe, ubutanga kubwo gushyigikira no kurinda umutekano w'igihugu cyawe. Patriotisme kandi, gukunda igihugu cyawe, bisobanuye ko nta kindi gihugu cyiza kibaho kukirenza. Imitungo itangwa kugira ngo habungabungwe umutekano w'igihugu. N'ubuzima bwa muntu bushobora kuba bwatangwa cyangwa se amagara aratangwa kubera kurinda ubusugire n'umutekano w'igihugu. Bagaragu Uwiteka, gukunda igihugu bijyanye no kurinda ubusugire bwacyo no kurinda ubuzima bwacyo, ubuzima bw'abagituye. Bijyanye nanone no gukunda igihugu cyawe. Gukunda igihugu cyawe bifitanye isano no gukunda ubugingo, nk'uko byagaragaye mu gitabo cya Allah subhanahu wa ta'ala. Ntabwo umuntu akwiriye kwiyahura kubera gushaka indobe z'isi ngo yangize umutekano w'igihugu cye. Ntabwo bikwiye yuko umuntu yafata amafaranga kugira ngo abuze umutekano bagenzi be. Bityo rero gukunda igihugu ni ugukunda abagituye, ni ugukunda gahunda yacyo nziza, ni ugukunda ubumwe bwa muntu, ni ugukunda politike nziza yimakaza gusangira. Gukunda igihugu ni ukurinda itegeko ryacyo nshinga. Gukunda igihugu ni ugukunda abagituye babayeho mu ituze n'umutekano. Abantu bavuga ngo nk'ubu niba kwigisha gutya gukunda igihugu, ushobora kumva umuntu avuga ngo abashehe batangiye kujya muri politike. Ni hehe wigeze wumva ko ishariya idashishikariza abantu gukunda igihugu cyabo? Ntaho. Ahubwo mu kanya turaje turebe adilla, ibimenyetso bigaragara muri sunna z'intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yakundaga igihugu cye. Gukunda igihugu kandi ni ukwimika ubutabera,
nk'uko Imana bitubwira iti Allah ntababuza kugira neza n'ubutabera abatarabarwanyije mu dini ntibanabameneshe mu ngo zanyu. Mu by'ukuri Allah akunda ubutabera. Inna Allah yuhibbul muqsitin. Mu by'ukuri Allah akunda abakoresha ubutabera. Bityo rero ubutabera gukunda igihugu bino mu kwimakaza ubutabera ndetse no kurwanya ubusumbane n'akarengane hagati y'abanyagihugu. Nanone gukunda igihugu tubisanga umugenzo w'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu gihe cy'intangiriro z'ihishurwa ry'ubutumwa bwe, ubwo yajyaga kuwitwa Waraka mwene Nawufali, hanyuma arabwira ati iri ni itegeko ryahishuriwe Mose cyangwa se Mose. Iryo tegeko ryarimo rivuga ko Muhammad sallallahu alaihi wasallam naza nk'intumwa abantu be bazamurwanya ndetse n'abamukurikiye. Waraka mwene Nawufali rero yabwiye intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko natangira kuvuga ubutumwa abantu be bazamurwanya arashiduka, kuko kubw'ayo magambo yararemereye. Aravuga ati awamukhrijiyahum, ese kuko bazarwanya abantu banje banyirukane mu gihugu cyane? Waraka mwene Nawufali aramubwira ati niko bizagenda, abanyemaka bazakurwanya bakwimure mu gihugu cyawe. Rero amagambo yo gukunda igihugu agaragarira yuko intumwa y'Imana byaje kugera igihe bakamwirukana muri cya gihugu cye yakundaga. Muri hadithi ya Abdullah ibn Adi radiyallahu anhu inda Tirmidhi, iyi hadithi ikaba ibitswe mu gitabo cya Tirmidhi, avuga ko muri kino gitabo cya Tirmidhi intumwa y'Imana yavuze ubwo yari imaka igira iti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ubwo bamwirukanaga mu gihugu cye, ngo yaravuze ati mu by'ukuri wa gihugu cyanjye Makawe, innaka la khayru ardillahi, uri igihugu cyiza kuruta ibindi bihugu byose. Innaka la khayru ardillahi, uri igihugu cyiza mu bihugu byose bibaho byose, uri igihugu cyiza gikundwa n'Imana, kandi wa ahabbu ardillahi ilayya, kandi ukaba n'igihugu cy'Imana cyiza nkunda kuri wowe kurusha ibindi bihugu. ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. ngo ariko iyo abantu bataza kukinkuramo, iyo bataza kukikunyirukanamo, sinari buzagusohokemo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam arimo arabwira igihugu cye Maka, akigaragariza ibyifuzo bye, imvamutima ze, uburyo yakundaga igihugu cye. Arabwira Maka ati ya Maka, yewe Maka, laula akhrajtumuni fi, iyo bataza kukunyirukanamo aba Bakuraishi, ma kharajtu fika, sinari buzagusohokemo. Sallallahu alaihi wasallam. Aya ni amagambo agaragaza uburyo intumwa Muhammad yakundaga igihugu cye cya Maka. Iyi hadithi ya Ibn Abbas nayo ijya kuvuga kimwe n'iriya twari tumaze kubona ya Abdullah ibn Adi, kuko intumwa y'Imana yavuze ati ma atyabuki min baladin, nta gihugu cyiza, how beautiful Maka you are. Aravuga ati nta gihugu cyiza nk'ukuntu Maka uri mwiza, ariko walaula, ariko iyo bitaza kuba anna qawmi akhrajuni minki, iyo bitaza kubera ko abantu banjye bakunyirukanyemo, masakantu ghayraki, sinari buture mu kindi gihugu kitari wowe Maka. Sallallahu alaihi wasallam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi alaykum إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد, nongeye gusingiza Allah subhanahu wa ta'ala ibisingizo bizira inenge, amahoro n'umugisha bisesekare ku mwiza mu biremwa bya Allah Muhammad umuhungu wa Abdallah, we nawe mu rugo rwe n'abasangirangendo be na buri wese uzakurikira inzira yo kuzageza ku munsi w'imperuka. Bagaragu ba Allah, nshuti z'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallama,
Hutuba yacu yaganiraga gukunda igihugu. By'ukuri gukunda igihugu ni bya buri wese ukunda igihugu cye akifuriza amahoro, akifuriza umutekano, akifuriza iterambere. Bityo rero bagaragu w'Uwiteka, dufatire urugero ku ntumwa yacu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ubwo yageze Madina nk'igihugu cye cya kabiri, nacyo yaragisabiye. Arangije abwira Allah ati, Mana Nyagasani, dore abantu banjye banyirukanye mu gihugu cyanjye cya Makka, none muje hano Madina, igihugu cyanjye cya kabiri. Nk'uko Abraham yasabiye igihugu cya Makka akagisabira umugisha n'abagituye n'abakigana, Mana uzakubire inshuro nyinshi uyu mujyi wa Madina agiye guturamo, uhe umugisha, uhe amahoro, uhe umutekano. Bityo rero ibyo Abraham yasabiye Makka ni nabyo intumwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasabiye Madina. Bagaragu w'Uwiteka, Abraham alaihi salatu wassalam yasabiye igihugu cya Makka kukibamo mu mahoro, ndetse no kuba igihugu cy'umugisha, igihugu gifite amafunguro, ndetse n'abagituyemo batarabemera Imana bakabona kuri ayo mafunguro. Qur'ani muri surati al-Baqara itwigisha uburyo ibyiza by'igihugu bisangirwa n'abantu bose. Bityo rero mu murongo nabasomeye, utabarwanya mu dini ndetse n'utababuza amahoro, musabwa kumugirira ubutabera, kumugirira neza. Mu dini rero twigishwa gusangira ibyiza duhuriyeho, twigishwa gukunda igihugu cyacu, twigishwa kubanira neza abavandimwe n'abanyagihugu n'abakigana bose. Qur'ani yigisha urukundo, ntabwo yigisha ubuhezanguni. Qur'ani yigisha ubumwe, Qur'ani yigisha ubutabera. Rero tuhomye mu soko nziza ya Qur'ani, dufate iya mbere kuba imbuto nziza mu kurinda igihugu cyacu no kukifuriza ibyiza. Tudasenya ibyiza twagezeho, ahubwo dushyigikira ababaye impamvu yo kugira ngo ibi byiza dukomeze kuba tubifite, umutekano dufite dukomeze tuwubumbatire, tuwushyigikire, ndetse n'iterambere rikomeze ritugereho. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وارض عن الخلفاء الراشدين منهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن ستة الباقين البشر بالجنة ونماهم يا اكرم الاكرمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، واجعلنا من التائبين. اللهم انا نسالك الثبات في الامر والعزيمه على الرشد. اللهم ارزقنا تقواك وحبك وحب من يحبك. اللهم اجعلنا من مقيمين الصلاة بأوقاتها بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. murakaza neza ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification. Abraham agiye gusenga afite n'abahungu n'abandi bamukomotseho kuva 3-4. Soma twumve. Kuva 3-4. Uwiteka abonye yuko atambikishwa no kubireba Mose. Ngo guki? Uwiteka abonye yuko Mose atambikishwa no kubireba. Hanyuma bigenda bita. Imana imuhamagara hagati muri icyo gihe iti Mose. Imana itanyuze n'umugaragu wayo iramubwira iti Mose. Areta bati karame. Hanyuma Imana iramubwira iti wikwegera hano, uretse kwegera urusengero rw'Imana ukandi kwetura inkweto mu birenge byawe, kuramo inkweto mu birenge byawe, kuko uhagaze warahe
umugabo wazijyanayo niyo waba wasinze yagucakiye. hari umugabo wajyana yasinze akajya kubura n'izi nkweto mwabagore mujya mubona abaga bageze ndeswama. ariko baratubwira ngo izo nkweto tuvuga nizo ku mutima, nizo ku mutima. Wa mudamu ucuruza isamaki, ufashe isamaki ugashyiramo ubunyobwa, iyi nkweto wayikozamo ukayimirika ikajya ku mutima. Murashaka iki? Icyo ushaka tubahe yawe. Kaza neza ku Cyizere Dawa TV, televiziyo yanyu. Niba ukunda inyigisho z'Icyizere Dawa TV, ntugende udakanze kuri subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona notification.